Umunyeshuri umwe ajya muri toilette amaze gutunganya imisatsi ye neza no kwisiga lipstick ku munwa, areba mu ndorerwamo abona rwose ntabwo ari ubwiza ahubwo arasa na bike. Ahita asoma muri miriwari, bimwe yisize ku minwa byose bisigara mu kirahure cyari aho muri douche. Undi mukobwa nawe aje muri toilette asanga ya lipstick yasigaye mu kirahure ni nziza cyane, atari iri bara rya rouge à lèvres iri mu kirahure niryo ryiza cyangwa iyo nisize ku munwa niyo nziza. Wa mukobwa nawe ubwo ngubwo yigara mugenzi we nawe asoma mu ndorerwamo, ubwo iminwa ye n'ibyo yasizeho byose bisigara mu kirahure. Byakomeje kuba bityo, abakobwa dore yuko bigana kubi, buri wese azira icyo abonye, ikigo cyose buri mukobwa wese batangira kujya baza muri toilette, buri wese wisize ibintu ku munwa agasiga iminwa ye n'ibyo yisize byishushanyije mu kirahure. Ibintu byakomeje kuba nk'umukino kugeza ubwo nta mukobwa washoboraga kurangiza umunsi adasomye mu kirahure cyo muri toilette ngo ibyo yisize ku minwa nawe bisigare mu ndorerwamo. Ukinjira muri toilette z'abakobwa, ikintu cya mbere wabashaga kubona ni amabara atandukanye ya za rouge à lèvres babaga bisize ku minwa yabo. Ibi bintu byageze aho ngaho birakaza abakiri n'abakoraga amasuku muri iki kigo. Umwe mu bakiri n'abo wari urambiwe kurusha abandi yandika itangazo rigira riti: turasaba abakobwa bose basiga banduje ikirahure basigaho ibyo bisize ku minwa ko batworohereza akazi rwose bakajya babikorera iwabo, kuko guhanagura ikirahure muba mwasizeho ibintu mwisize ku minwa biratuvuna cyane, bityo uzongera gufatwa bikora azahanwa by'intangarugero. Iri tangazo abakobwa bararisomye barica amazi, byasaga nk'aho ubwo babakanguriye kubikora bose. Ikibazo cy'amarouge à lèvres mu ndorerwamo zo muri toilette cyabaye ikibazo, abakiri n'abatanga ikirego ku muyobozi w'ikigo. Ubwo umuyobozi w'ikigo nawe ashyiraho ibihano bikomeye cyane, uko barushaho kwihanangiriza aba bakobwa, abakobwa nabo bakabikorera guhangana. Umuyobozi w'ikigo abonye bimaze kwanga, akorana inama n'abakobwa bose b'ikigo. Nyuma y'ibihano bikakaye bitagize icyo bitanga, abakobwa barabinginga ngo borohereze abakiri n'abakora amasuku, biranga birananirana. Bamwe mu bakoraga amasuku muri toilette z'abakobwa batangiye gusezera akazi rwose kubera iki kibazo cy'amarouge à lèvres mu ndorerwamo. Ubwo umuyobozi w'ikigo abonye ikibazo kibaza kuba ikindi, agerageza kubaza bagenzi be nabo bayoboraga ibigo by'amashuri, ababaza uburyo bakemura ikibazo nk'iki ngiki, ariko n'ubundi ikibazo kiburirwa umuti. Umwe mu bakiri n'ab'iki kigo wari ubabaye cyane, wumvaga atareka akazi kamuhereza amaramuko kubera abakobwa bigize inshinzi, asaba umuyobozi w'ikigo kumuhereza uburenganzira agakemura iki kibazo. Ubwo umuyobozi w'ikigo ati: ikibazo kimaze amezi n'amezi cyaratunaniye, ikibazo abayobozi b'ikigo bose bananiwe gukemura, abarimu byabananiye, weho wagikemura ute wa mukobwa we? Umukirina nawe ati: nyamara mumpaye uburenganzira nabikora. Umuyobozi w'ikigo nawe ati: ngo haye rugari rwose, twereke icyo ushoboye, genda bikemure. Umukirina ati: ariko uraza kunkorera ikintu kimwe cyonyine, ejo saa 4 muzantumirize abakobwa bose duhuriye hano muri buno bwiherero. Umuyobozi nawe atanga itangazo rimenyesha abakobwa bose yuko ejo saa 4 bagomba guhurira muri toilette zabo bakiga ku kibazo cy'amarouge à lèvres akomeje guteza umutekano muke mu kigo. Ubwo abakobwa bose bahurira muri bwa bwiherero. Wa mukiri nawe yemeje gukemura iki kibazo afata ijambo ati: nasabye umuyobozi w'ikigo kubantumirizaho mwese kugira ngo tubereke ukuntu guhanagura uyu mwanda muba mwashyize kuri kirahure bigoye cyane. Ibi bintu mwisiga ku munwa byagenewe kujya ku minwa nyine, niyo mpamvu iyo ubisize ahandi hantu hatari ku munwa biragorana cyane kuvaho. Reka mbereke ukuntu tubikuraho ibi bintu mwashyize mu ndorerwamo. Umukirina yagiye mu bwiherero arihagarika, amaze kwihagarika afata iponje akoza muri za nkari ze, arangije ahanaguza za rouge à lèvres zo ku kirahure babakobwa baba basize ku kirahure. Abakobwa babibonye bose bifashe ku minwa, abandi bose sesemira bica irabira, abandi batangira kumukorwa. Babandi bakundaga gusoma mu kirahure kugira ngo ibyo bisize bikunde bisigare mu ndorerwamo, kuva uwo munsi nta numwe wongeye no kubirota, nyuma yo kubona icyo bakoresha basukura ikirahure bashyiraho iminwa yabo buri munsi. Nguko uko ikibazo cya za rouge à lèvres mu kirahure cyarangiye burundu mu kigo. Uwo mukiri nawe akemuye icyo kibazo cyari cyarananiranye, yazamuwe mu ntera ahita agirwa animateri. Inkuru yigisha. Usanga buriya kenshi iyo tugiye kubara abanyabwenge duhera ku bafite amashuri menshi. Buriya wa muntu usuzugura cyane ngo nuko nta mashuri menshi afite, ashobora kuba ari waguhereza umuti w'ikibazo cyananiye abizi. Abanyabwenge ntabwo ari abatunze masters, ntabwo ari abafite PhD cyangwa se za doctorat. Ubwenge ntabwo ari amashuri, ahubwo ni impinduka muri societe.
Buriya ubwenge ntabwo ari ikintu ushobora gusoma mu gahanga k'umuntu ngo umenye ko abufite cyangwa se ntabwo, ni nk'icyangombwa twerekana aho biri ngombwa gusa. Niyo mpamvu nanone bizakugora kumenya umuntu ubufite n'utabufite. Reka ngushimire rero kubw'umwanya wafashe ugakurikira iyi nkuru yigisha. Njye nitwa Dukoresheje, reka dusubire ku munsi w'ejo, mukomeze mutwumve mudukunde. Dunda show irakomeje.